akamenya akaba hafi y'abana akabaha babiri aha papa n'aha mama. Jackie warababibonye iyo papa avuye mu bana ariko umubyeyi akabasigaramo, kwaba ari ukugenda muri ubwo buryo, kwaba ari ugutaha wenda akaba yaritahiye by'urupfu, ubona ko iyo abana basigaranye n'uyu mubyeyi w'umugore baba bameze nk'ababundikiwe cyane cyane. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Akeneye na wa muntu muba hafi amenye uburyo asinziriye, uburyo yiciye, uburyo aryamiye umwana. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, n'uyu mubyeyi nawe akwiriye kwibaza n'ubwo yabyaye ariko ari kumwe n'undi muntu uje mu isi utazi iyo biva n'iyo bijya. Ikindi cya gatatu, tubonye uwo umufasha n'uyu nguyu nawe akwiriye kuba amaso akamenya ko yabonye umuntu udafite ubwenge, udafite ibitekerezo, agasinzira gake. Erega ntabwo ariko bose babona abafasha. Icya kabiri, ubona iyo umwana amaze kuvuka abantu benshi baravuga ngo bebe ngo arakonja, ngo kumufureba, gukorera ibiki, ariko nabyo bijya byica impinja abantu babimenye. Umubyeyi ahagurutse mu rugo azanye uwo mwana ku rusengero rw'igitambambuga, aricaye mu rusengero arimo arareba imbere, arareba amakorari, arareba abaririmbyi. Icyo azi ni uko yazaniye umwana impamba, narira umwana akaba aragiye. Ubwo nyina yibereye hariya imbere niho areba gusa, umwana arasohotse. Ku nsengero zacu habaye amatuwarete, ku nsengero zacu habaye imodoka za moto, utufuniko tw'uducupa bateye za shikirete hasi. Ku nsengero zacu hari yorodani, urabizi iwacu kuri paruwase. Yesu ashimwe. Ikaze bakunzi ba Kwemerwa TV, muri aho murakomeye, nari mbakumbuye, ndagarutse. Ni Jacqueline Mukashyaka, bamwe banzi cyane ku izina rya Mama Alpha. Ndagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi murabizi ko ndikunda cyane, ariko uyu munsi turaganira ijambo ry'Imana, ariko tukibande cyane icyo rimara mu muryango. Kuba abantu bubaha Imana mu muryango, ijambo ry'Imana ribamarira iki? Ariko turaza kuvuga ku ruhare rw'umubyeyi. Ijambo ry'Imana rimuvugaho iki? Rimufasha iki kugira ngo uko ari umubyeyi nyine asohoze iby'iryo zina? Imana idufashe kandi tugirire neza. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana, ariko nabonye tutaganira ku mubyeyi ndi jyenyine rwose. Yego nanjye ndi umubyeyi, mfite abana, ariko kuko tuza kuvuga umubyeyi mu buryo bwagutse, nabonye nta bantu kumwe, wenda hari n'urubyiruko, ndavuga ngo ibyiza reka ntumire umubyeyi mugenzi wanjye tuze gufatanya kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha rero gukomeza kubana natwe no gukurikirana ijambo ry'Imana n'impuguro z'uburyo butandukanye Umwuka Wera ari buduhe. Reka rero mbasangize inshuti yanjye, umubyeyi wanjye, n'umutumirwa. Ikaze. Mwakoze cyane. Uyu mutumirwa wacu ni umubyeyi mwiza, wenda araza kwivuga, ariko ni mwarimu wanjye, mwarimu Jeanne, mu itorero nkizwa. Yagiye amfasha mu by'agakiza, arandera, yaduhuguraga cyane uko twiga gusenga, uko twiga gukora no kwiyitaho, sinabyibagirwa. Aka gasirimu kose ni wowe nkakuraho. Urakoze cyane ko wagakomeje, ndishimiye iyo mubonye usirimutse uko nabikwigishije. Isuku mu rugo wajyaga ukatubwira ngo tujye tubyina mu rusengero, ariko tuniyubaha, kubyina kugeza ubwo karuvati kuvamo, ukabyina kugeza ubwo igitambaro gihanuka kigakubita hasi. Urabyina? Ndabyibuka. Mwarimu wanjye waramfashije, kandi ndibuka ko nubwo Imana yagiye ivuga kenshi ko izankorera ubukwe, ariko igenda gusohora, ndibuka ko wahagurukije urubyiruko uravuga ngo abantu bafite kwizera ko igihe kigeze cyo kubaka urugo baze ubasengere. Taraje icyo genda byibuka ko ntubwiye ngo nkoraho, atari ugusenga gutya gusa, nkozaho ibiganza kandi byahise byemera. Imana ishimwe. Imana ni umugabo mu nzu y'Imana kandi mwiza. Ndabishimira Imana.
turabyaranye abahungu n'abakobwa. amen Haleluya! amen nanjye mba nishimye Ni cyane. ukuri. Ariko duhumurize n'abandi bategereje. Hari igihe umuntu atinda mu masengesho ngo Imana yambwiye ubukwe izabugukorera. Nanjye yarabunkoreye. Izabubakorera rwose. tuzanabasengera cyane. ariko nabo tuzanabararika bajye baza nabo turambikeho Ni ibiganza ukuri. n'uyu munsi Kandi bizakora. abakurikiye Kwemerwa TV mukene ko Imana ibakorera ubukwe bwiza bwubashye Imana. Iyo bavuze bwiza njye mwumva ari amafaranga menshi cyane. Kuguha urugo rwiza rurimo Imana. Imana ikabana namwe. Uzatwandikire muri komenti yego tugusengere. Urumva baransengeye birakora, nanjye nzagusengera bikore. Twandikiye muri komenti. Ariko ntabwo wari umusore cyangwa umukobwa gusa ukeneye kubaka urugo, n'umubyeyi. Nese mama we ntiyarakijijwe? Mama yarakijijwe kandi yarasengaga kugira ngo Imana imukorere ubukwe bw'abana. N'umubyeyi watwandikira muri komenti akatubwira ati nanjye mfite abana nshaka ko bashyingirwa. Kugumirwa ni bibi we, kubaho tubatse urugo ni bibi we. kugira abana uri umubyeyi ukabona ntibashyingirwa, nawe mama urababaje. Ariko mwari karama hari ikindi kibabaza, tutari twajya ku ijambo umubyeyi. N'ubundi ababyeyi bazi byinshi, nibyo tuza kuvugaho n'ubundi ntabwo twatandukiriye. Ariko uzi kugira ngo ukenyerere abakobwa bangahe, nawe uri umukobwa ukore kuri table d'honneur, ujyeyo ubambarire fille d'honneur ejo n'ejo bundi, wowe nta muntu ukubaza izina. Iyo uri umusore ugeze ubwo ukuru w'umuhungu wambarira abasore bagenzi be bakora ubukwe, wowe nimba ari inkwano wabuze Imana yiguhe. Imana yiguhe. Nimba ari umugeni wabuze wubaha Imana. Hari igihe ubareba ukabona barasa nabi Imana, ariko mu kanya ukabona ni abakobwa b'Imana ariko ntibubaha Imana. Imana iguha umukobwa wubaha Imana, Imana iguha umugabo wubaha Imana, kandi bahe n'amafaranga. Amafaranga akora ubukwe nayo ni ngombwa. Ariko mwari iyo umukobwa usa neza nabyo bitera igikundiro. Uzi kubaho nta mavuta, nta kwambara neza, kwiyubaha ugasa neza ugacya, nabyo ni byiza. No gukora ifite aderese y'ikintu ukora nabyo birajyana, ni byinshi. Ariko wagerekaho kuba wuzuye umwuka wera bikaba akarusho. Mwakoze rero, mwakoze. Imana ibahe umugisha. Turashaka kugira ngo twumve umumaro w'umubyeyi. Mbere y'uko tuvuga gakeya ku mubyeyi, n'ubundi uri umushumba wanjye mu itorero, reka udufashe gusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe. Murakoze cyane, reka dusenge. Turagushimiye Mwami Imana yacu Nyiringabo, turagushimiye Data wa twese mwiza uhoraho. Uri Imana yacu bwite, uri Imana nziza, uri Imana nkuru, niwe waturemye twese. Turagushimiye kuko waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, birangije urabidutoranyiriza ubiduhamagariramo, twumvira umuhamagaro, tuyobowe dufashijwe n'umwuka wera n'ijambo ryawe. Na n'uyu munsi kuva icyo gihe umuja wawe yavugaga, turacyakomeje kandi biducogoye, tukiri muri ubu buzima, tukiri mu isi, turacyakomeje kwamamaza inkuru nziza z'ubwami bw'Imana, kuko niyo mirimo myiza waturemeye twese. Nk'ababyeyi duhingutse hano imbere y'abantu, abatwumva ubu n'abazatwumva ikindi gihe, ndasenze kugira ngo ushyigikire ijambo ryawe, ushyigikire amagambo yawe, ushyigikire iki kiganiro kugira ngo gifashe, gikomeze, cyigishe, gihindure, kinamenyesha abantu, kinasobanurira abantu uburyo batari basobanukiwe kugira ngo barusheho kumenya. Natwe dushyigikire kuko ushobora byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe. Nk'uko twababwiye rero, insanganyamatsiko ni ukuvuga ku mubyeyi. Umubyeyi ni muntu ki? Wenda mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, hari umuntu ushobora kumva iyi ntego, iyi topic, akavuga ati ntabwo ndi bukurikire kuko njye sindi umubyeyi. Ariko ndagira mubwire ngo umubyeyi ni muntu ki? Hari umubyeyi mu buryo bw'umubiri, bw'amaraso, kuba yarabyaye. Ariko hari n'umubyeyi mu buryo busanzwe, kuba umubyeyi yarera, yagira abo yitangira, abagaragariza urukundo, abagira abo yitaho cyane, akabafasha mu buryo butandukanye, akabitangira n'uburere bwiza. Uwo nawe ni umubyeyi. Ntabwo bisaba kuba warashatse, bisaba kuba warashatse, ushaka kuba udafite umugabo kandi ukitwa umubyeyi bitewe n'abo urera. Ushobora kuba wenda utaranabyaye rwose, ariko uri umubyeyi.
uri umurezi ufite abo urera mu rugo, ufite abo urera ahantu mu kigo gutya, uri umubyeyi, abo ureberera, abo witaho, abo ugaburira, abo ugira inama uko bwije n'uko bukeye, nawe uri umubyeyi. Utege amatwi rero wumve icyo umubyeyi asabwa gukora adufashijwe n'ijambo ry'Imana. Kandi hari igihe tuvuga mwarimu Jane, hari igihe tuvuga umubyeyi, umupapa akavuga ati sindimo, oya nawe ni umubyeyi kandi ari umubyeyi. papa nawe ni umubyeyi Papa tukurarikiye gukurikirana Kwemerwa TV hamwe na mama Rufa na mwarimu Jane, hanyuma wumve umubyeyi nawe mugabo uri umubyeyi. Rero ushaka no kuba uri umusore, none se ubu mu gihe cya jenoside hari igihe ababyeyi bapfaga ugasigara nawe wari uwo kurerwa ariko bikarangira ugize inshingano zo kurera abandi. Nawe wa musore ushaka kuba uri umubyeyi kuko ufite barumuna bawe ureberera, ugaburira, ucyaha, ukurikirana, wigisha. Nawe mukobwa tega amatwi wumva umubyeyi ni muntu ki, asabwa iki, kandi Imana izamugenzuriza ite umunsi yaje guhemba abantu bayikoreye. Imana iduhe umugisha. Reka turarike mwarimu Jane adusomere ijambo ry'Imana twifashisha kugira ngo twumve umubyeyi icyo ari cyo. Dusome mu Bacamanza ibice 5 ku murongo wa 7. Karibu. murakoze cyane, reka dusome. Abatware b'Abisiraheli bari bacitse intege kugeza ubwo njyewe Debora nahagurutse mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisiraheli. Yego, urumva abaye umubyeyi w'Abisiraheli, urumva ari kuri bwa buryo bw'umubiri n'amaraso. Oya, Aha, ari kubyara Isiraheli yose, ntabwo ari kubyara Isiraheli yose. Niyo umubyeyi mu buryo bw'ubutabazi. mpamvu duhumurije cyane, dukomeze cyane umuntu utari wabona urubyaro arushaka, ntacike intege ngo acogore. Waba umurezi, wagira abantu witangira, nawe ni umubyeyi, uri umubyeyi rwose, uri umubyeyi. Nukora iby'iryo zina uri umubyeyi, kandi nta n'irirarenga. N'icyo kindi cyo kubyara ku mubiri Imana ifite imbaraga zo kubikora. Abantu bajyaga bavuga ngo bisaba imyaka runaka, abantu ngo 45, abantu basigaye babyara barengeje n'iyo myaka. Imana iracyakora ibitangaza. Hari umuririmbyi waririmbye ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Haleluya! Amina. Iby'Imana ikora biradutangaza. Mu bitangaza harimo gushyingira, mu bitangaza harimo gutanga urubyaro, mu bitangaza harimo no kuguha abo ureberera, ntube mu bwigunge n'ubwihebe, ukabashyingira, ugatega urugori. Ese mwarimu wambaye neza, ndabizi ko ari wantoje kwambara neza. Murakoze cyane. Nta n'uwamenya ko ufite abuzukuru. Umaze kugira 10. Umaze kugira abuzukuru 10, ntabwo nareka kwambara neza. Ndacyari muto cy'umwana, ndacyahagarara ku ruhimbi, ndacyabitoza abantu, ndacyabigisha, ariko Imana ikanabishoboza. Kugira isoko. Kuko uramutse umbonye ntacyambara neza, nawe wagira ngo iyo bakuze barabireka. Bakagupfa cyangwa Yesu agarutse. Nari mvuze ngo wambaye neza, ariko tuvuze ngo gushyingira, umubyeyi nawe agatega urugori. Kandi atarabyaye hari abavuga bati suriya rutegeye ndi, ariko kuko hari abo wareze ukavunika ukabitangira, ukabona urabashyingiye, ukambara urugori ukabashyingira, avura ibikomere, bakagutera umunezero ukishima, ukabona bahingukanye igiseke mu rugo, bakohereza abuzukuru bakaza kugusura. Biranezeza n'ababikora Imana igiha umugisha. Kandi dukumbuje n'abantu batari babona urubyaro, hari igihe yigunga akavuga ati se ahubwo ubwo Imana itamaye umwana sinzajya kurera w'ahandi wenda kubera igikomere. Ariko ni ukuri bikore, bigukura mu bwigunge, biragususurutsa, mu rugo hagashyuha. kandi ntuvuge ngo umwana wenda agashobora kuba azangora kuko ntamubyaye, n'abamubyaye hari abo bananira bakakugora waramwibyariye mu nda.
byose tubifashwamo no gusenga. Imana idufashe. Twari turimo tuvuga rero Debora, uburyo Debora yari umubyeyi w'Abisiraheli, ariko yari umubyeyi w'Abisiraheli nyine ngo akaba ari n'umuhanuzi, ariko uyu mugore yari afite imbaraga. Uyu mubyeyi ngo yari umuhanuzi, akaba ari umucamanza w'Abisiraheli, kandi nyine afite n'inshingano ziwe nazo kandi akazubahiriza byose akabikora. Imana idufashe. Ikintu namukundiye rero, yari umuntu ubona utinyutse. Jyewe nakunze n'umugabo we, nawe buriya yaramubohoraga. Buriya yaramubohoraga, niyo mpamvu yaramufashaga. Buriya nanjye namufatiyeho urugero, dusabire n'umugisha abatware bacu uhereye no ku wanjye, Yego. batubohora tugakora umurimo w'Imana. Nanjye usaba umugisha wampaye uruhushya. Nanjye ndawumusaba, Imana iwumuhe kuko arambohora cyane. Baranatureberera cyane cyane nkanga kuri social media. Habaho ibintu byinshi cyane bitarimo ubupfura, bitarimo umuco, ubona harimo gukoza isoni. Nibuze baratureberera bakatuba bugufi, kandi burya nibo batubwiza ukuri cyane, nibo bafite ukuri kose. Akamubwira ati niba byagenze neza byagenze neza. Imana ibamugisha. Nubahe cyane, Ubahwe. yego. Twavugaga rero Debora yari afite uruhare runini cyane rwo kwitangira Abisiraheli. Ngo Abisiraheli bari baracitse intege kurwana n'umwanzi wabo, umwami wa Kanani yarabateye, ngo bafite umugaba w'ingabo Sisera, barabamereye nabi. Ariko Debora arahaguruka aravuga ati muze tujye kurwana, kandi intsinzi yarabonetse. Intsinzi ku bagore. abagore barakora. Noneho umugore kwitwa umubyeyi, abenshi hari igihe avuga ati siko umubyeyi, abagabo niba bananiwe biragenda gute? Na Debora yarabivuze ati se ningenda nkanesha ntibazavuga ko hanesheje umugore? Abagabo bati oya, kuko bari bamaze kumubona nk'ubwo bushobozi. Bati wowe genda kuko intsinzi irabi y'Abisiraheli. Ko byagenze. Buri rero kubwira abagore bagenzi bacu bakitinye igihe abona ahantu ubutabazi buri, hari uwo yarengera, hari uwo yarokora, niba bikora. Ariko ubwo ntitwanagaruka nubwo hano turi kuvuga umubyeyi nyine ku Bisiraheli, ako n'umubyeyi mu rugo ashaka kubona hari ibyo umugabo atashohoje, avuga ati niwe byarebaga, niwe nyirabyo, niwe ufite izi nshingano, ntagire icyo akora, kandi nyine yitwa umufasha, yitwa umutware. ubwo umugore ari we mubyeyi wamufasha. Urumva rero umutware abona ko atabishoboye yabikora. Ubwo ni uruhande rw'umubyeyi ariko wubatse. Noneho ubwo tuvuze umubyeyi, noneho umubyeyi utubatse arimo wa musore, ari we wa mukobwa, yego, ashaka kuvuga ati ababyeyi babyaye umwana hari inshingano wenda batujuje, wenda banagihari batujuje, ariko reka mbashyigikire ikivi bacagashije intushi. Cyangwa kuba ari ababyeyi bawe, wenda ukabona baritahiye, urasigaye uri mukuru, ukavuga uti ibyo umubyeyi wanjye atushije reka mbisohoze. Urumva rero umubyeyi mwiza turabararikira, ari wowe ufite umutware. Erega hari igihe na Satani atera, waba ufite n'umutware ukabona n'urugo ruvuyemo arigendeye, ariko umubyeyi ntatererane b'abana ngo avuga ati ubwo papa wabo abaretse nanjye ndabaretse, ahubwo akabegera, akabaha babiri, aha papa n'aha mama. Jackie warababibonye ko iyo papa avuye mu bana ariko umubyeyi akabasigaramo, kwaba ari ukugenda muri ubwo buryo, kwaba ari ugutaha wenda akaba yaritahiye by'urupfu, ubona ko iyo abana basigaranye n'uyu mubyeyi w'umugore baba bameze nk'abagundikiwe cyane cyane. Uyu mubyeyi aba afite akazi gakomeye iyo yemeye kugumana uwo mutima wo kugumana aba bana w'uburezi. Reka rero twongere dukomeze uyu mubyeyi wasigaranye abana wenyine, wenda hari umugabo yaritahiye, cyangwa se umugabo wenda yarigendeye, hari igihe ashaka undi, Satani yateye. Humura ntucike intege. Hari abantu bavuga ati n'abana batarezwe na se. Humura, data wa twese arahari, Imana yo mu ijuru azababera se, azabigisha no ijambo ry'Imana, azabayobora.
azabagira inama, amen hanyuma rero abagushyingirire, cyane abahe minerivare, cyane abahe ibiryo, anahari abahe imyambaro. biraba ibyo ni ibintu birimo cyane. Ariko hari ikintu naganiriza uyu mubyeyi, hari igihe abona ibirori agifite ibikomere atarababariye umutware we, ibirori byaboneka ntatumire se w'abana. Bene data badukurikiranye, abana mujye mubabarira abapapa banyu nubwo batabareze, cyangwa se nimba ari mama wawe uwagusigiye papa nawe twavuze ko ari umubyeyi, umutumire mama wawe nubwo atakureze wenda yange ariko wamutumiye wanabimumenyesheje. oya habaho no guhendahenda, hari igihe aba yaranakuze akanangirika no mu bitekerezo, hari igihe umuhendahenda ati nzagukodeshereza imodoka izigufate, cyangwa se ukaba waranayiguze nzaza kugutora, ikote nzarikura iki, hari igihe unamusura ukajyana igiseke nubwo atakiguhaye muri minerivare, ariko nyine erega umubyeyi arahenda, kumukubitaho amaso kuri ukabuzi aho wavutse, uza abana batazi base avuga ati sinzi isura ya mama, sinzi isura ya papa. Hari isezerano dufite kubaha umubyeyi wakubyaye, dufite isezerano rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu isi, uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ni ukuvuga harimo no kurama, kandi kurama biba bishatse kuvuga iki? Kubaho neza, kubaho ufite ubuzima bwuzuye. Ubu turabarame, umuntu turaramye. Iyo utubashye umubyeyi naho yaguhemukira akajana, ariko we yitwa umubyeyi. Iyo umuhaye icyo cyubahiro rero buri uba wiyongera no kujya kuramira mu rugo rwawe, no kuramira mu gihugu urimo. Ni isezerano, ni byiza cyane. Ubwo rero twagiye twibukije abana bari mu ngo, abana bari hanze y'igihugu bavukamo, bari mu ngo zabo bakumbuye ba mama. Nimba utabasha kugerayo muhamagare, ni ukuri muhamagare. Kandi se nimba igiseke utari buturuke munsi y'urugo kijya kigenda kuri mobile money, kigenda kuri momo. Kandi ababyeyi nabo bajye bashima, niyo yaba igihumbi akiguhanye umutima ukunze, rwose ishime n'umwana wawe uguhaye. Abasore baba muri ghetto n'abakobwa mwibuke kugurira ibitenge, mushyire ba mama, mugure agakote mushyire papa. Ikindi kinakuyemo aho, iyo abikoze niyo cyaba cya gihumbi uvuze, umugisha uturuka ku mubyeyi nawe ukugarukaho, ugakomeza ukarambya kwakuramo. Byonyine umubyeyi iyo yishimye niwo mugisha. Ni ukuri, kabe gato kabe kanini, kwibuka umubyeyi. Kandi nawe mubyeyi ni byiza kwibuka umwana cyane. Imana ibahe umugisha mwari. Ndumva rero tutatinda cyane kuri iri jambo rya Debora ritubwira umubyeyi. Twumvise ko umubyeyi icyo ari cyo, twumvise ubutwari bwa Debora twigiraho, hanyuma n'inshingano z'uburyo butandukanye. Imana ibidufashemo kubyubahiriza. Hari ijambo ry'Imana numva nshaka ko mwihangane ko dusoma kugira ngo rwose, reka dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 3 ku murongo wa 19, tuvuge ku bana bato cyane guhera ku akivuka. Yego, igitabo cya mbere cy'Abami ibice 3 umurongo wa 19 wonyine. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Mwari, gutwita biravuna nubwo atari kuri bose. Biravuna. Kubyara byose biravuna. Umubyeyi wese ugira ubuntu umwana uramubonye, ariko habaye ikibazo ngo mu kuryama aryamye nabi, aramuryamira umwana arapfa. Mbega agahinda. Oya sundi w'ahandi, ahubwo ni wowe nyina umwiyiciye. Kumva icyo gikomere cy'uko ari we wiyiciye umwana ni ikibazo gikomeye cyane. Duhumurisha uwo byaba byarabayeho. Imana imukomeze umutima. Ariko uko byabayeho muri iki gihe utabishakaga, hakaboneka impamvu ituma umwana wawe wo kumushiramo kubera wowe atabigambiriye. Niyo mpamvu twateranye kugira ngo tuganirize uyu mubyeyi ugifite n'iyo nzira yo gukomeza, kibyara abagore bakiri bato, abakuze se, kuba maso
igihe ufite okay uruhinja. ndumva ari byo koko none tugira inama umugore ukimara kubyara ko twumvishe ko uyu yagize impanuka akaryama nabi akaryamira umwana agapfa none umugore ukimara kubyara hari igihe aba agifite no gutonekara hari ababyara babakore cesarienne erega na bwa buryo bundi bwose umuntu aba yabyaye niyo mpamvu bwa umubyeyi yaruhutse aba avuye ahantu hakomeye cyane none kuryama kunanirwa umubiri unaniwe urumva sinzi icyateye umubyeyi kuryamira umwana ariko mu gihe cya none waduha izihe nama zatuma umubyeyi abera amaso uyu mwana wenda guhera akivuka kugeza mu mezi nk'atatu ahatangiye gusa nk'aho umwana kubagana aseka inyeganyeza agira ariko guhera akivuka ni biki umubyeyi akwibandaho ikintu cya mbere uyu mwana akivuka aba ariho tujya kuyu iyo bavuga ngo yaramuryamye yarapfa yari akiri uruhinja. Ikintu cya mbere uyu mubyeyi tugiye kumusaba akwiriye kubanza kwitondera akimara kubyara turakimubwira ariko tumubwira na wa niba twamwita umubyaza burya umubyaza bakavuga wamubyaje ariko na wa murwaza burya mu yindi mvugo y'ikinyarwanda nawe yitwa umubyaza burya nawe aba yaje kugufasha mu ibyara. Aba bantu bombi nabo bakwiye kubera amaso bebe ukabyara unaniwe uyu nawe ashinzwe kukubera amaso ujye mpamya ko uyu nguyu umwana yapfuye nta mubyaza yari afite hafi cyangwa tumwite umurwaza nibwo abadukurikiye bari burushaho kubyumva nawe ayahoboye kumubera amaso kuko iyo ahari arakubwira ati nyamuneka ati agakora ku mwana ati hari n'ubundi buryo ntituzi uburyo uyu yapfuye ntibabivuga ariko turabizi ashobora kumwonsa kubera ko bari abagore babiri mu nzu kandi umwe ngo yabyaye nk'uyu munsi nyuma y'iminsi 3 undi nawe arabyara bose bari bananiwe nta mubyaza urimo nta murwaza urimo bose bari bafite umunaniro urumva rero akeneye na wa muntu wo kumuba hafi tujya tubibona ukabona umuntu yabaye nyakamwe babandi wahoze uvuga batawe za mpfubyi agize gutya atwaye inda birega burya nawe n'umwana atwite agiye kubyara wenyine ntabonye umuntu umuherekeza akeneye umuturanyi akeneye umuvandimwe akeneye umuntu ugendana nawe kuko muganga iyo amaze kukubyaza umuforomokazi iyo amaze kukubyaza icyo akora akomeza akazi ko kujya kubyaza n'abandi wowe rero agushyira hariya ukeneye undi muntu wo kugufasha muri icyo gihe kugukurikirana no kwita kuri bebe kuko urabona iminsi umaze uri kunda akimara kubyara aba ananiwe akeneye na wa muntu umuba hafi amenye uburyo asinziriye uburyo yiciye uburyo aryamiye umwana icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri n'uyu mubyeyi nawe akwiriye kwibaza nubwo yabyaye ariko ari kumwe n'undi muntu uje mu isi utazi iyo biva n'iyo bijya. Ikindi cya gatatu tubonye uwo umufasha n'uyu nguyu nawe akwiriye kuba amaso akamenya ko yabonye umuntu udafite ubwenge udafite ibitekerezo agasinzira gake erega ntabwo ariko bose babona abafasha. Icya kabiri ubona iyo umwana amaze kuvuka abantu benshi bavuga ngo bebe ngo arakonja ngo kumufureba ngo kumukorera ibiki ariko nabyo bijya byica impinja abantu babimenye. Uruhinja urarufubika ariko mu rugero uruhinja ukarutwikira mu rugero usanga kenshi uzareba ibintu bigezweho Jackie nawe uracyarimo kubyara nawe ubimenyera umuntu afashe ranje reba turatuntu bita ranje arambaye imyenda ahetse umwana amushyizeho buriya igihe utuntu twoya umwana iyo ayiryamyeho araduhumeka burya tuba tujya muri we. Ikindi nujya no guhekwa bebe menya umwenda wambaye ubu uyu mwenda nambaye ntabwo nawuhekera nk'umwana ikirahanda kugira ngo wambare ikintu gishyiraho umwana cyangwa hariho n'imashini reba kuba ufite imashini inyuma warangiza ugahekeraho umwana kandi umwana aba aryamye kuri ya mashini urarangije rero urahindukiye ufashe yaranje ayiriho arahumeka nabi ya mashini iri hano ni bebe ntari bukubwira ati ndababara ntari bukubwira ati ntabara ari kuri ya mashini avuye ku mashini ufashe reba bino bishora binini cyane yarangiza akagifata kinini akagikubitamo agashuka akagakubita kuri bebe agakubitaho rwa rushora yarangiza akajya mu nzira akagenda. Bebe uyu nguyu arimo arahumeka ipamba muri ranje yajya kujya gukura umwuka wo hejuru asanze ni ibishora bimuriho mu by'ukuri buriya hari abantu bapfa badapfuye ibi bintu byica umwana byica uruhinja agapfa buke nubwo adahita apfa ariko ndagira ngo dusabe ababyeyi badukurikiye
ibi bintu babigabanye, bigerageza ubigabanye. ukuntu batubwira ngo ni igisirimu, ngo icyuya cyawe ngo ntacyumva agashyiraho ako karanje batakubogera. None se wamuretse icya mbere zirikana yenda byemeye abogeye iranje, ese ranje irabuza imashini kwica umwana? Iranje se irabuza? Ariko ibyo nabyo wabyumvise birambangamira iyo mbonye aba babyeyi bacu mu gisirimu babikora. Ni ukwica umwana, ni ukwica uruhinja. Umwana ashobora no gupfa ntubimenye, akagira ibintu apfa muri we, ukajya kubona ukabona akana ntikabyibuha ntikanaga, tugenda twinjira mu bihaha, ashobora no kuduhumeka, turatugera dupfuka umwana agahora akorora, agahora ahumeka isigane. Ndabizi ko biba kubera impamvu runaka, ariko nibyo byaba impamvu. Murumva rero si no guheka mu mugongo, hari n'abaheka ku nda. Urumva ushobora kujya kunama ikintu ufata kuko umwana akiri muto cyane ukamushikamira. Hari abaheka ku nda bari n'utundi turimo bari gukora. Ubwo urumva rero ni ikibazo. Kandi nawe uhetse ku nda arasabwa ko umwana ahinge ku musaya. Si byiza ko umwana uheka ku nda ngo ahuze amazuru n'agatuza, kuko benshi banejejwe no kugenda mureba, ariko burya si kuko iyo asinziriye n'ubundi yubika amazuru hano n'umwuka utambuka. Tubibere maso ababyeyi. Ni ukuri pe. Hari n'ibindi nubwo biba wenda nk'umubyeyi agaheka akajya kuri moto, wa muyaga wose, kandi ubwo hari igihe amufureka cyane kugira umuyaga utaza kumwica, bwa bushyuhe nabwo bukamwica. Ikindi kandi nanone hari igihe nanone uwo muyaga mwinshi wo kuri moto nawe ushobora kumuzibiranya, utamutwikiriye neza akaba yahera umwuka. Urumva ni ukubera amaso. Wagira agahinda cyane wumvise umwana wawe nta yindi ndwara yari afite azize ko warangaye. Jackie barapfa, niko batabivuga, ariko barapfa. Ababyeyi mukurikiranye Kwemerwa TV, bagifungura muri kumwe na Mama Alpha. Murumva ni umubyeyi Mama Alpha, muri kumwe na Mama Rebeka. Ndacyari muri cya cyubahiro cya mwarimu Jeanne, ariko ni na Mama Rebeka. Mwumvishe rero inama kuva ukimara kubyara ari ukumwosa, ukitaho ukumwosa, ibere ritamushikamira rigapfuka amazuru. Mise ndifata kugira ngo ufata hano, ufata hejuru y'imoko gutya. Igihe umwana ubonye ukumva amashereka yaje, bakunda gutomera ufata hejuru y'imoko ukagabanya ugakanda. Ni ukuvuga ufata imoko gutya ukagira utya, burya uyagabanyije uyambuye umuvuduko. Kandi urumva umubyeyi ukibyara wariye wanyoye wishimye, igituza rwose. Abajya bavuga igituza ko ni igituza ko mbese cyarese. Ariko hari n'akandi, uyu mubyeyi kwita kuri uru ruhinja ku bijyanye n'isuku, yasuku n'ubu kiracyayivuga. Yego, nta muntu w'umubyeyi ukwiriye kwakira ari ukuntu abantu batwakira badusuhuza, badukoraho, baturamutsa, nurangiza ngo ujye gufata ryabere utabanje gukaraba. Ntabwo ari byo. Banza ukarabe, cyangwa se suhuza abantu bisanzwe kuko uzi kuri ku kiriri, be gukora mu ntoki. Usanga umuntu aramukanyije yarahoberanye agize gute n'utundi ugiye hanze, ugiye kuri toilette, ugiye gukora cya kibazo cyo gukemura abagore tuba dufite, uragarutse ngo woze. Oya, karaba uriya mwanda wose uveho, ukore ku ibere ry'umwana n'inkongoro. Erega burya ni gukora muri nyina wa nyirizina mu mata, mu mashereka y'umwana. Gukaraba nabyo ari ngombwa. Ariko hari n'icyuya gutubikana cyane, wumva afite n'akantu ashobora guhanaguzaho, akaza agahanagura icyo cyuya kugira ngo umwana yumve nta kibazo. Nabyo ni uburyo bwo kumurinda impinja zitwa n'utuntu dutoya. Ariko hari n'ikindi kintu nabonye, wenda abantu bakavuga ngo babasha kuba ari agasuzuguro. Hari n'ukuntu umuntu agira abashyitsi benshi cyane bishimiye ko yabyaye, bakaza kureba umwana, umwe amuterura, undi amuterura, abantu 10 bakamuterura, umwana akananirwa. Waba wenda wamushyize ahantu bamureberera gutya bakamubona, bakabyita ngo ni uko wasuzuguye, ngo wamurimye abana, ngo icyo si igisirimu. Ariko buriya guterura kenshi umwana mba mbona nanjye atari byiza. Uzi ko no kumenyereza n'abamenyera intoki bazamara kugenda akakurusha batazaza kumugufasha. Icya kabiri, ukorora, urwaye ibicurane, ufite imize, ufite iki, abo bose baba bateruye uwo mwana.
yego kandi ni ukuri indwara zandura abantu barazigendana. yego Bebe rero we kuko aba afite umubiri woroshye abyakira vuba. Kiriya bintu nta kibazo, gihe nshima mutwikira aho gushyireho n'akatwikira kamurinda amurebe uretse guterura umwana kaba kagaragara kabonerana kaba kagaragara rwose nta kintu biriya bintu bitwaye. Nawe mama ugomba kubigiramo uruhare. Bakurakariye se umwana wawe akaba muzima bitwaye iki? ariko turashaka kugira ngo be kujya barakara, abadukurikiranye be kurakara, ahubwo ni uburyo bwo kugenda dusobanukirwa turwana no kuri uwo mwana w'inshuti yacu. Ese uhavuye akarwara we wakwishima? rero hari akantu namenye ko hari igihe abapapa badakunda guterura aba bana ngo birabananira ariko bajye banabyitoza. bishimisha umubyeyi wabyaye kuzarindira kuzamuterura angagize amezi 3 maze ngo gukomera kugira rimwe agiye kumwita izina bigahurira amaho. none se ubusa wagize ingorane umubyeyi yabyara agahita yitahira, uwo mupapa ntiyamufasha ari uruhinja rubisi akaruhanagura akarukarabya akarukingiza kwa kundi? Ni byiza rero abagabo tubararike kugira ngo babyitoze babikunde kuzajya baterura abana bakivuka. Gusa si cyane, twumvisha ko atari kenshi kugira ngo uruhinja ruruhuke, ariko bitera umunezero umubyeyi. Ababyeyi turabavugisha cyane cyane binezeza mama, binezeza umubyeyi w'umumama iyo abonye papa se w'umwana aje agaterura umwana we. ariko hari akantu mwatubwiye ngo iyo bakoze ngo umwana asa nande ngo uvuga ngo na papa ngo kugira ngo arusheho ariko biriya nabyo si byo, ntabwo kunezeza. kandi hari igihe aba asa na mama. ese ubundi kuki papa we atishimira ko umwana we asa na mama? kandi baravanze amaraso 50/50. babyeyi si ngombwa ko mubeshya ko umwana asa na papa, ubona nyine musa. nawe tuvuga ko usa nawe. ibintu byose turi abakristo, ushyiramo ukuri, bivuga uko ubibonye nyine, kandi ukuri ko mu mutima n'itumanire. twari mwana uvuga asa na se wawe. na se wawe genda mugira usa na se wawe nta kintu biba bitwaye, undi agasa na nyina wabo. ariko twibuke hariho n'ababa ngo barabigenza ukundi bakabyara ukundi kuntu, kanyavuga ati nuwa hakurya iriya barasa kwa bene wacu, kandi nibuke ko turi abakristo, ntabwo twemerewe rwose guca inyuma y'abo twashakanye. icyo cyo ni ikizira. wabisha umugabo ariko Imana irareba, kandi turashaka kuzahembwa n'Imana, ntabwo dushaka kuzahanwa n'Imana. ndumva iki cyiciro twakivaho ntabwo twabirangiza, ni byinshi. twajya mu mapampegisi kumuhindurira, twajya mu maranje abantu bose ntibabona pampegisi, twajya kumukarabya n'imazi, ni byinshi. ariko kubera ko dufite byinshi cyane tugira tuvugaho gake ariko muri komenti uzatwandikire nubona hari icyo twasubiraho tukagusobanurira, tuzakigarukaho rwose. Imana ibaha umugisha. ni Kwemerwa TV hamwe na mama Arufa n'umutumirwa wacu mama Rebeka, mwarimu Jeanne. Imana imuhe umugisha. ntabwo ari mwarimu ku ishuri ry'abana yigisha, mu itorero Imana ibaha umugisha. ndashaka gukura rero nkihuta cyane, nkakuza umwana nukura umwana nukura. ndumva twagera ku mwana wenda umaze kumenya kugenda, ageze mu myaka 3, 2. yego igitambambuga. wowe yitwa igitambambuga. noneho urumva turi ku mubyeyi n'inshingano ze, uburyo avunika, uburyo rera, uburyo yita ku mwana, uburyo kandi nyine nubwo waba utaramubyaye mu nda ushobora kwakira urwo ruhinja, ni urwa mukuru wawe aragiye, ni mama wawe utaha usigaye mu rugo uri umwana, urumva kubyitaho nawe uri umubyeyi, ukwiye kubyitaho no kubireba no kubigenzura. Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza cyane kugira ngo izo nshingano zose muziteho kandi bizagende neza. tugeze rero muri cya gihe cy'umwana ngo ni igitambambuga, bagiye kugenda arishimira abantu abo aribo bose, arishimira kugenda, uramurekura akagenda akihuta. ni igisekeramwanzi, araza umwanzi uwo ari we. yego rero hari ikintu nshaka kuvuga. ese umwana ugeze muri ko ntabwo umubyeyi we ashobora kugira uburangare kugeza ubwo umwana agira ihohoterwa, bakaba bamuhohotera ariko byaturutse ko n'umubyeyi yamurangaranye atabaye maso. urumva turi kwibukiranya ibyo twakora kugira ngo kuba turi ababyeyi nyirizina koko
bigira umumaro abo turera, abo mu twabyaye, burezi bwacu baba amahoro, bigende neza, bikoreke nk'uko bikwiriye. Nagira ngo rero mutubwire ngo ni ibiki, ni gute umubyeyi ashobora kugira uburangare kugeza ubwo umwana bamuhohotera ntabimenye. ikintu cya mbere ushaka kubanza kukubwira kuri uyu mubyeyi no kubadukurikiye, umubyeyi iteka ryose ahora ari umubyeyi mu byiciro byose umwana arimo. umubyeyi ushatse kuvuga ngo ni imbabazi, Yego, guhorana izo mbabazi icyo gishyika izo gishyika. Yego, uyu mwana impamvu bamusisikira mwanzi ntamenye ukwanga, yego. nawe ntamenye uwo wanga, ngo amumenye wowe icyo ushinzwe ni Dore ukumurinda. ko tutemerewe no kwangana. Ariko bibaho Ariko hari uwo kwanga, hari igihe umuntu akwanga ukamenya uko umwitwaramo, ariko wa mwana we ntabwo aba abizi, ntabwo aba abizi. bisaba kumubera amaso ukamurinda. Hari ikindi kintu gikomeye nabonye kuri uyu mwana, avuye mu buhinja, warakoze kumutambutsa hariya hantu abaye muzima, ageze mu gihe cyo gutamba. Reka tugaruke iwacu mu rusengero, turi abakristo, mbibona kenshi ku itorero. Umubyeyi ahagurutse mu rugo azanye uwo mwana ku rusengero w'igitambambuga, aricaye mu rusengero arimo arareba imbere, arareba amakorari, arareba abaririmbyi. Icyo azi ni uko yazaniye umwana impamvu, narira umwana akaba aragiye. Ubwo nyina yibereye hariya imbere niho areba gusa, umwana arasohotse. Ku nsengero zacu habaye amatuwarete, ku nsengero zacu habaye imodoka za moto, udufuniko tw'uducupa bateye za shikirete hasi. Ku nsengero zacu hari yorodani, urabizi iwacu kuri paruwase ibamo amazi, ejo tuzabatiza. Mbone no kugutumira tuzabatiza. Iyo tumaze kubatiza ako kanya, abana bose baba bashaka kujya kuri yorodani kureba, ariko ayo mazi amaramo iminsi. Si iwacu gusa n'ahandi n'ahandi, ntabwo ugeze kumwumva umwana waguyemo. Ngiye buriya burangare bukira ku mubyeyi. Umubyeyi agomba kuba amaso. Niba nzanye umwana wanjye niba tutaraha nicaye arihe ntitucyamuka, ari hano ndimo ndamureba, ariko se niba agiye inyuma, haguruka. No mu rusengero turarera, haguruka ujye kureba umwana ari hehe, ari kumwe nande, wirangara, kugira ngo iryo hohotera, kugira ngo urinde umwana guhohoterwa n'ibintu utazi ibyo ari byo, wowe ufite ubwenge. Umuntu ashaka kumuvuna hanze ntumenye ngo yavunitse. Uko basigaye bagendana na bombo, uwuguhiga akabaza aho wagiye akamuhereza. Watanga umwana akaruka akagira ati ukajya kwa muganga ntumenye uko byagenze. Ni uburangare bwa wa mubyeyi. Reka dusaba ababyeyi rero, iki kintu kiranababaza cyane, kutita ku mwana ngo umenye aho umwana yagiye uri mu rusengero.